Turagusuhuje wowe udahwema kudukurikira kandi ugaragaza ko ibyo tugukorera ubishima. Uyu munsi rero turaza kuba tugaruka ku makuru y'icyamamare cyabayeho mu binyejana byashize, umuhanzi gakondo mwakunze witwa Karemera Rodrigue. Ese ubundi Karemera Rodrigue ni muntu ki? Yavukiye he? Yakuriye he? Ese yize ayahe mashuri? Ko tumuzi nk'umunyamuziki ukomeye cyane mu Rwanda. Ntukureho urushinge ubundi nkuvire imuzi n'imuzingo amakuru y'uyu muhanzi Karemera Rodrigue. Mu busanzwe amazina yiswe na se na nyina ni Karemera Rodrigue. Uyu muhanzi yabonye izuba mu mwaka w'1957. Rodrigue yavukiye ndetse anakurira mu karere ka Rwamagana, akaba yari umwana w'imfura mu muryango we. Uyu munsi aramutse akiriho yagombye kuba afite imyaka 68 muri uyu mwaka wa 2025. Mu rugendo rwe rw'amashuri, amashuri abanza yayize i Rwamagana ku kigo bita Saint Aloys Rwamagana. Amashuri yisumbuye kandi yayize mu iseminari ya Zaza iherereye mu karere ka Ngoma. Mu mwaka w'1973 ubwo imwe mu miryango y'Abatutsi mu Rwanda yameneshwaga abandi bakicwa, Karemera Rodrigue yaje guhita ahungira i Burundi ndetse yahunze akiri umunyeshuri mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Aha ngaha i Burundi yari yahungiye niho yaje gusoreza amashuri ye yisumbuye. Mu 1977 Rodrigue Karemera yagarutse mu Rwanda abifashijwemo na Musenyeri Sibomana wifuzaga kuzamugira umupadiri. Ageze mu Rwanda yaje guhita ajya kwiga iby'ubupadiri mu iseminari ya Nyakibanda iri i Gishamvu mu karere ka Huye, ubu tuvugana ni mu ntara y'Amajyepfo. Rodrigue Karemera inzozi ze zari ukuzaba umupadiri, ari uko iminsi yicuma inzozi zo kuba umupadiri zagendaga zikendera, ndetse yaje guhagarika amasomo yajyanye n'igipadiri ageze ku bufaratiri, afata umwanzuro wo kwibera mu buzima busanzwe. Mu mwaka w'1983 Karemera Rodrigue yarushinze n'inshuti ye y'umukobwa Mukakibi Madeline. Imana yabahaye umugisha wo kwibaruka abana, babyaranye abana 3. Gusa ubwo uyu muhanzi Rodrigue yaje kwicwa mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata, akaba yaricanywe n'umwana we w'imfura. Rodrigue ntabwo yabaye umuhanzi bimutunguye, kuko akiri umwana yaririmbaga muri korali muri Kiliziya Gatolika, kandi mu mashuri ye yose yabaga ari umuhanzi, akunda kuririmba, akunda guhimba indirimbo za korali yaririmbagamo. Ubwo yarekaga ibyo kwiga amasomo y'igipadiri, Rodrigue Karemera yaje guhita ajya mu gihugu cyo muri Autriche kwigayo ibijyanye n'umuziki. Yizeyo imyaka 3, yiga gucuranga, yiga kuririmba. Ibikoresho yize gucuranga yaranasobanukiwe cyane, ni piano, gitari, kuvuza ingoma za kizungu n'ibindi bitandukanye. Aya masomo Rodrigue yaje kuyasoza maze agaruka mu Rwanda, akora umuziki nk'umwuga we, aho yamamaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye namwe mwagiye mukunda, zirimo Ubara ijoro, Kwibuka, Abantu Sibomana, Mpinga Nzima, Mon Cœur Rebelle,
Mukazi n'izindi nyinshi cyane. Rodrigue usibye gukora umuziki ku giti cye, yabaye kandi anayobora itsinda ry'umuziki yafatanyije na bagenzi be b'abasore batatu mu itsinda bise Pamaro, ryari rigizwe n'uwitwa Pascal, Augustin, Martin na Rodrigue. Iri tsinda ryakanyujijeho mu muziki nyarwanda mu myaka y'1980 mu ndirimbo nka Ihorere n'izindi nyinshi. Karemera Rodrigue ari mu bahanzi bari abanyampano badashakisha ndetse rwose bidasubirwaho. Gukora umuziki ntago byamusabaga imbaraga nyinshi. Usibye kuba yarashoboraga kwandika indirimbo ndetse akanaririmba, Rodrigue yari afite ubushobozi bwo kuba yakwigisha umuziki aho ariho hose mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange, kubera ko yari abifitiye impamyabushobozi n'impamyabumenyi ihanitse. Ndetse mu nzozi ze harimo no kuzashinga ishuri ry'umuziki mu Rwanda. Reka mbagezeho ubusobanuro bwa zimwe mu ndirimbo ze yari yarahimbye n'abo yari yaragiye azihimbira. Indirimbo ya mbere ni Kwibuka. Indirimbo Kwibuka ni indirimbo yahimbiye inshuti ye Edimo, biganye mu ishuri rya seminari nto ya Zaza iherereye i Ngoma, ni mu ntara y'Iburasirazuba ubu tuvugana. Uyu musore Edimo biganye yapfuye amarabira, bibabaza cyane Rodrigue amuhimbira indirimbo ivuga ku bihe byiza bagiranye. Indirimbo ya kabiri yitwa Ubara Ijoro, ni indirimbo yahimbiye nyirarume wari waragiye muri Uganda, bakaba bari bamaze igihe kinini batabonana. Yifuzaga ko nyirarume nayumva wenda ahari yazagaruka bakongera bakabana nk'umuryango. Indirimbo ya gatatu ni Mukazi. Mukazi ni indirimbo y'urukundo ibyinitse yahimbiye inshuti ye nyuma yo kumubwira inkuru y'uburyo umukobwa bakundanaga yamubenze akisangira umusore wakoraga muri Electrogaz icyo gihe. Indirimbo ya kane ni Indahiro. Indirimbo Indahiro ni indirimbo yahimbiye umufasha we yakundaga cyane ari we Madeleine. Hirya ya muzika, Karemera Rodrigue yavugaga neza indimi esheshatu adategwa, arizo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Ikilatini, Ikidage ndetse n'Igiswahili. Bitandukanye n'abahanzi benshi b'urungano rwe, Rodrigue Karemera akaba we yarashoboraga kuririmba mu Cyongereza ndetse Igifaransa. Akaba hari na zimwe mu ndirimbo ziri muri izo ndimi yagiye ahimba. Zimwe muri zo twavugamo nka Mon Cœur Rebelle, Leading Peace n'izindi nyinshi. Tariki ya 20 Gicurasi 1994 nibwo umuhanzi Karemera Rodrigue hamwe n'umufasha we Madeleine ndetse n'umwana we w'imfura witwaga Karemera Valerie bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nyuma yo kugabaho igitero, Karemera Rodrigue akaba arashwe. Gusa abana babiri Karemera Rodrigue ari bo Bigabo Janvier na mukuru we Iradukunda Valerie babashije gucika interahamwe muri icyo gitero. Kuri uyu munsi bakaba bakiriho, aho bombi batuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, umuryango wa Karemera Rodrigue ukaba waramenye amakuru y'uko hari undi mwana uyu muhanzi yasize yibarutse ku wundi mugore. Uyu mwana kuri ubu nawe akaba ariho ubatuye i Rwamagana, amazina ye akaba yitwa Karemera Patrick. Uyu munsi imyaka 31 igiye gushira
Ubu tuvugana mu bihumbi 2025 Rodrigue yambuwe ubuzima, ariko n'uyu munsi ibihangano bye biracyakoreshwa cyane mu muryango nyarwanda kandi birakunzwe cyane. Mu mboni zanjye nemera ko uyu ari umuhanzi w'umuhanga mu bahanzi twageze mu Rwanda, kubera ko indirimbo nyinshi ze turacyazumva kandi hashize imyaka myinshi, ziracyifashishwa mu bitaramo bitandukanye, ubwo abantu benshi bazi kuririmba zino ndirimbo badategwa. Uyu muhanzi Karemera Rodrigue tumwifurize iruhuko ridashira, tunamusabira ko Imana ikomeza kumutuza heza. Ndabakunda cyane, naho ubutaha, bye bye.